Twongeye kubasuhuza inshuti mukurikiye Remigo TV. Uyu mwanya nkuko twatangira ikiganiro ni Derambyani Show, ikiganiro cyo kubasetsa kandi cyiza cyane. Uyu munsi mbafitiye umutumirwa, kandi uyu mutumirwa we yaje n'umukobwa mwiza nkuko mubibona ari muri studio. Ni umuhanzikazi agiye kutugezaho ibihangano bye kandi tugiye kumubaza byinshi kubijyanye n'ubuhanzi bwe. Hanyuma aho muri mu ntara z'igihugu hose tubanje kubasuhuza. Hanyuma mbere yuko dutangira ikiganiro nagira ngo tuguhe ikaze muri studio. Karibu. Murakoze. Miss, reka nkwite Miss kuko uri umukobwa mwiza. Wakwibwira abakurikiye Remigo TV? Nitwa Beyonce. Ubundi amazina yanjye nitwa Mukamana Beyonce. Izina ry'ubuhanzi ni Beyonce. Ubundi utarambuka Nyabarongo witwaga gute? Kuko hari abakobwa usanga baritaga izina rirerire akagenda riba Mimi, Soso, bagira kwa Rubangura ugasanga asigaje inyuguti imwe. Wewe waba waravutse witwa gute? Njyewe nitwaga nyine aho twari dutuye banyitaga Macibiri. Nyuma yaho nyine asuka mu Nyabarongo nitwa Beyonce. Wow. Murabyumvise rero umutumirwa wacu ni Beyonce. Afite izina ryiza cyane uko bigaragara ni Beyonce, umurebye amaguru ukamureba amaboko ukamureba hose ni Beyonce koko. Nanjye nubwo ndi muri studio biragaragara ko reka dutangirane wenda mu kiganiro. Ngiye banyita Clapton, umunyamakuru wa Remigo TV urimo kuguhereza iyi interview. Nagira ngo dutangire n'indirimbo wabanza ugahereza akapera abantu bakurikiye Remigo TV. Murakoze cyane. Icyo navuga akapera niki? Amapera? Akapera turagira ngo uturirimbiremo. Tuvuge niba ufite indirimbo uturirimbiremo mu ijwi ryawe. Ubusanzwe ni ndimba gospel. Indirimbo zihimbaza Imana. Yego. Yesu yarandokoye kera, ndi umunyabyaha, mpita mfata icyemezo cyo kumukorera, nkurikije ibyo yankoreye, ndirimba gospel. Good. Sinzi, mfite album eshatu nakoreye Kiramuruzi muri studio yaho. Sinzi iyo wifuza muzange zakunzwe ko nakuririmbira. Wayikoreye Kiramuruzi? Muri studio yitwa Duaz Comedy. Okay. Nta kibazo iyo waduhitiramo ubona n'abanyarwanda bakunze cyane niyo waturirimbira. Iyi ndirimbo ni indirimbo yanjye niyandikiye, yitwa When Jesus Say Yes Nobody Can Say No. Irashaka kuvuga ngo Yesu ni byose. Iri mu ndimi ebyiri, Igifaransa n'Ikinyarwanda. When Jesus says nobody can say no. Barimbireho. When Jesus say yes, nobody no. When Jesus say yes, nobody no. When Jesus say yes, nobody no. Ntabwo bamfite umukiza, Yesu niwe umukiza. When Jesus say yes, no. When Jesus say yes, nobody no. Wow. Mwabibonye rero bakurikiye Remigo TV, umuhanzikazi nabazaniye murabizi sinjya mbasondeka. Umuhanzi Beyonce live kuva aho mumuzi nyine za Kiramuruzi n'ahandi hose, akaba yaje hano muri studio za Remigo TV. Dukomeje, hari imyaka nashaka kubaza imyaka, hari imyaka yo barya, hari imyaka itandukanye, hari n'imyaka y'ubukure bw'umuntu. Twanendaga kubaza imyaka ufite y'ubukure ni igera kuri ngahe? Abanyarwanda ntabwo dukunda kuvuga imyaka yacu. Navuga mu gihe naguha muri evenement yabayeho, nafutse nyuma ya 94. Wiforeye imyaka yawe. Ntabwo ari byiza kuvuga imyaka ku bakobwa b'Abanyarwandakazi. Ugomba kubwira igihe. Hari abavutse imbere y'intambara 94 na nyuma. Njye navutse nyuma. Okay, uri muri ba bantu bafeta anniversaire z'imyaka 20 inshuro nyinshi. Wirinde kunshumuza. Umbwira ibintu bitankura mu mwuka. Murakoze.
Okay. Twakomeje nk'uko mubibona turi kumwe na Miss Beyonce. Ikindi kibazo ndakibaza ati hari amavuta yo gukora umurimo w'Imana, hari amavuta yo kwisiga, hari amavuta y'inka. Muri ayo mavuta yose amavuta wisiga ni ayahe? Ikibazo gisubiremo? Ndimo ndavuga inti mu moko y'amavuta abaho. Tubwiye kuririmba indirimbo zihimbaza Imana. Yes. Hari gospel music ariyo ngira ngo unakora. Amavuta ukoresha cyangwa se wisiga, hari amavuta y'inka, hari amavuta y'umubiri, hari n'amavuta nakwita ko ari amavuta y'Imana itanga kugira ngo impano yawe itere imbere. Amavuta wisiga muri ayo ngayo nayahe? Murakoze, ikibazo kitari mu bwenge mbajije. Iki navuga ko amavuta nisiga, amavuta ikimuri, amavuta y'inka, inka na mixinga gapo kaza nziza cyane kamera nk'agacuma. Nge nabona gapo yawe nkagira ngo ibyo ari byo byose waba ufite ukwezi cyangwa se waba unywa amata. Ese amata ukoresha unywa n'ay'inka cyangwa n'ay'imiyenzi? Urakoze ku kibazo cyawe gipfuye. Ubundi iyo ufite Yesu arakwambika ukaberwa ugacya. Aya n'amavuta nakubwiye, nisiga amavuta aturuka iwacu mu Rwanda, ikimuri, njya rukacarara, ibiryo bya bindi nyine. Niyo mpamvu nakomeye ukacarara. Nkomeye gute? Mwese urumva gukacarara? Nkomeye mu gakiza. Niyo mpamvu nkomeye mu gakiza. Good. Agira ngo nkubaze ikindi. Ndabizi ko abakobwa bakunda imisatsi yabo, ni nayo mpamvu nanjye nateretse umusatsi. Wow. Ariko sinjye sindi umukobwa, ariko abantu bakunda umusatsi abenshi, cyane cyane by'umwihariko nk'abakobwa. Nagira ngo nkubaze akabazo k'amatsiko, uwo musatsi ni uwawe cyangwa ni bya bindi? Urabona ari uwande? Ndabona ari umusatsi, sinzi nanjye, niyo mpamvu nkubajije ngo urabona uyu musatsi ufashe ku mutwe wawe cyangwa ufashe ku mutwe wanjye? ufashe ku mutwe wawe. Ariko abanyamakuru kuki mukunda kubaza ibintu icyo kibazo gihuriye no kubaka ubwami bw'ijuru? Okay, uyu musatsi wubatse ubwami bw'ijuru cyangwa wubatse umutwe wawe? Umusatsi ni wanjye. Yesu yaguhaye byose, aguha byose. Urumva, aguha byose ukambara ukaberwa. Imisatsi yanjye ngiye kugemera gutyo. Uzi ikintu bita urujyo? Nduragenda nkayushyushya. Uraruzi urujyo? Nkagenda nkagira imisatsi yanjye neza bye. Wenda ikindi kibazo cy'amatsiko mfite, waba umaze kugeza album zingahe? Ntago ndimo kuvuga album hano z'amafoto, zimwe wifotoza ugashyira muri album, ndavuga album y'indirimbo. Mfite album 3. iya mbere yitwa Jesus Seno, iya kabiri yitwa Nzakagendana, iya gatatu yitwa Turi mu rugendo. Nshuti mukurikiye Remigo TV, nagira ngo mubanze muduha akaruhuko kuko ndabona uyu mukobwa sinzi icyo ushaka kumbwira. Ukafata akaruhuko, nkabanza nkakora maquillage, uragaruka. Sinzi niba mwabinyemerera kuko ntabwo nshaka. Oya, ngiye ndimo ndavuga abakurikiye Remigo TV tugiye gushyiraho short break, ariko ngewe nawe hari ikintu dushobora kuba twavugana nyuma tukaza kugaruka. Bona ntago promotinze. Urashaka kuvuga iki? Ntago promotinze nyine, sibyo? Si byiza abanyarwanda bakumenye uri umuhanzi kazi, nanjye ndi umunyamakuru. Nagira ngo nyine tuganire ku projet ufite nizihe, ku buryo nshobora no gufasha no mu zindi. Urashaka kumfasha gute? Abanyamakuru urashaka kumfasha gute? Kugira ngo nyine ubuhanzi kazi bwawe bugitere imbere. Byaba byifashisha abahungu bagenzi bawe. Allo? Yari telefone super. Hello? Hello? Yes. Uri kundeba kuri televiziyo? None se ariko abantu kuko iwanyu mutuye he? Muri injiji? Kuko urandeba kuri televiziyo ukahita umpamagara, ubwo urashaka ngo utumye n'ikibazo waragiye kumbaza ntagisubiza? Ariko mwaza mureka kwigira abaturage. Umbona kuri televiziyo ngo usuhuze se gute?
ako twihanganira abakurikira Imigo TV, umuhanzikazi twatumiye ahantu aturuka ni kure, ku buryo ushaka no kumenya ahantu aturuka ureba amaguru ye hasi yagiye yitsindagira cyane, ku buryo hano inyuma hajemo umubyimbo ukabije kubera gukandagira cyane. Ese nagira ngo nkubaze, ntabwo uragera ku rwego rwo kwakwigurira imodoka? Kuko nabonye uburyo umeze, uteye hasi, uteye neza hejuru, ariko hasi nabonye uri umuntu ukandagira cyane. Ese waba wageze hano kuri studio ukoresheje iki? Urakishijwe? Ndashaka kubaza ikibazo. Yego. Subiramo aya magambo. Mwami Yesu, ugiye kunyatuza kuko uganiriye nabi, urankomerekeje, niba nteye gutya ntabwo ari njye wiremye. Uko ugiye kurira se? Ntabwo niremye gutya, niba naravukiye mu buzima bubi. Reka nkubwire, turi imbere y'Abanyarwanda, sibyo? Turi kuri televiziyo. Ihangane utanshyira mu ntege nke. Niba nabonye ko mfite please, iyo mbonye umukobwa arimo kurira bituma njya mu ntege nkeya. Please ihangane, turi imbere y'Abanyarwanda. Sinumva ukuntu okay, niba narabaye mu buzima bubi, ibyo nta kibazo. N'undi wese yabaye mu buzima bubi, ni byiza ko wancyurira hano kuri televiziyo. Murakoze. Promotion njye sinumva. Ubwo se amaguru aragenda. Iyo amaguru agenda nyine, amaguru hagomba kuzaho n'ipfundiko. Ugiye gutuma banyirukanisha ku kazi. Uko iki kibazo. Reka abakurikiye Imigo TV dukurikizeho izindi gahunda za Deramjani Show. Nkuko mwayibonye, umuhanzikazi twari turi kumwe ni Beyonce. Nubwo ikiganiro gishoje arimo kurira, ariko ngira ngo arimo arishyuza inka ya Nyangara, simbizi. Ihangane ndakugurira abo. Yesu niwe nihishemo mbere y'ungiro, ntabwo nzabaho Yesu ari mbere y'ungiro. Umwami n'igita gikomeye. Ntabwo birandenze nanjye kabisa. Ntabwo nanjye ndi umuntu. Rero Deramjani, serious, Deramjani man, serious. Murakoze cyane, murakoze kuba mwarebye Deramjani Show. Bye. Kanzozi ikiganiro. Abakurikiranaga Deramjani Show naho utakari mwakoze gukurikirana Deramjani Show. Yohana, noneho nawe yasetse, nanjye nasetse. Cyokora umva kuri tekinike mudukure Byaba byiza.